Mbahaye ikaze mu izina rya Yesu mu kiganiro cyacu cya kabiri cyo gusobanura inzozi zo kurota imvura. Niba warigeze kurota imvura, uyu ni umwanya wawe wo gusobanukirwa inzozi zacu twarose. Birashoboka ko rero ari ubwa mbere ugeze hano kuri iki gicaniro, ni byiza ko ukanda subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bindi bikurikiraho. Tumaze kuba umuryango mugari, tuguhaye ikaze rero nawe mu muryango kugira ngo ukande subscribe cyangwa se ukande s'abonner. Araba byitwa ngo s'abonner, abandi subscribe, hanyuma kugira ngo mujye tubana ku muryango wacu. Kandi niba ikiganiro cyakuryoheye, kanda like. Kandi niba tuvuze ku busobanuro bw'imvura ukumva hari ibyo tudashyizemo weho warose, ni byiza ko ubitwandikira muri commentaire, duhita tugusubiza n'umunota ntabwo ushira, ntabwo amasaha abiri yashira kuko tuba tubireba. Mfata umwanya wo gusubiza commentaire za buri muntu wese umbajije. Imana ibaho umugisha rero, ineza y'Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bubazenguruke mu izina rya Yesu. Iki ni igice cya kabiri cyo busobanuro bwose bwo kurota imvura. Wigeze urota imvura? Bayirose ute? Mu yihe mimerere? Mbibutsa ko imvura uko twabivuze iba mu buryo butatu. Ushobora kurota imvura ari ibibazo, ushobora kurota imvura ari umugisha, cyangwa se ukarota imvura ari emotion, amarangamutima. So rero ibyo byose ni ubusobanuro ndetse bifite icyo bisobanura cyane. Birashoboka ko wigeze urota imvura rero, uyu ni umwanya wawe kugira ngo tugufashe gusobanukirwa n'inzozi zawe warose. Imana iguhe umugisha, ineza y'Imana ikubeho mu izina rya Yesu. Kambibutse iki kintu ntari natangira, tugira amateraniro tukorera kuri Zoom ndetse no kuri YouTube live. Tuba turi kumwe n'abantu benshi batandukanye, n'abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye. Abari amateraniro yo gusengera inzozi zose zacu twarose, ndetse tugira amateraniro ku wa mbere yo gusenga, ku wa gatatu aba ari umunsi wa deliverance, ku wa gatanu aba ari umunsi wa prophetic days, umunsi w'ubuhanuzi, ku wa gatandatu aba ari samedi miracle. Bivuze ngo umuntu wese uteranye ayo materaniro, igihugu cyose yaba arimo, biba bisaba ngo ayaterane ariko yicaranye n'amazi iruhande rwe. Cyane cyane abarwayi, Imana irimo irabakiza. Tubonye Imana ikora, tubonye Imana ikiza, tubonye Imana yiyerekana, tubonye Imana yigaragaza. So rero karibu muri ayo materaniro mu izina rya Yesu. Nimero yacu ibiri muri screen cyangwa se iri muri description y'ikiganiro cyacu. Munyemerere rero tuvuge kurota imvura. Wigeze urota imvura ariko ukabona iyo mvura irimo iragwa mu mwijima? Biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cya confusion, cyangwa se mu gihe cyo gucanganyikirwa, mu gihe cyo wibaza Mana nibyo sibyo, niwe siwe so ugiye kwinjira mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cya confusion. Niyo mpamvu uba ukwiye gusenga. Buriya niba ari ikintu kigora ndetse kinavuna, kinatera agahinda, ni ukuba mu buzima bwa confusion. So icya kabiri, muranyumva remanura akantu k'agakorora, maze iminsi ndwaye, niyo mpamvu ibiganiro byacu tutari turi kubisora uko bikwiriye. So rero ntimugire ngo hari indi mpamvu. Kurota imvura irimo kugwa mu mucyo, cyangwa se imvura ari umucyo, ukabona kabisa imvura iragwa ariko ni mu mucyo, biba bisobanura ko Imana igiye kukwinjiza mu gihe cyo kumva ibintu neza, cyangwa se kumva ibintu neza, clarity. Ugiye kumva ibintu neza mu buryo budasanzwe, ugiye kwinjira mu gihe cyo kumva ibintu neza. Kature ubusobanuro bwa 23. Vuze ngo bwa 23, ubusobanuro bwa gatatu. Kurota imvura irimo ibicu byinshi. Wigeze urota imvura ariko ukarota ya mvura irimo ibicu byinshi? Bisobanura iki? Biba bisobanura ko nanone ugiye kwinjira mu gihe gisa na confusion, cyuko uba utazi neza ibizaba. Ni ukuvuga ngo swate wenda n'urugero wakoze ikizamini, cyangwa se ugiye gukora ikizamini, mu by'ukuri ntabwo ubuzi niba waratsinze cyangwa waratsinzwe. Ushobora no kuba wizeye ko watsinze ariko bakagukosora nabi, cyangwa se mo kimwe ugasanga waratsinzwe batanagukosoye nabi, cyangwa se ukaba uzi ko watsinzwe ariko wajya kubona ukabona wenda waratsinze. Noneho hari ni uba wakoze ariko ukabona urimo hagati, utazi niba watsinze cyangwa niba watsinzwe. Uwo n'urugero ndimo kuguhereza. Mu yandi magambo, kubona imvura
nyine kubona nyine imvura iri mu bicu byinshi biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe gasa n'agahuge, kubaho mu buzima utazi ibigiye kuzaba, cyangwa se kutamenya, cyangwa se kudasobanukirwa, cyangwa se kudasobanuka, kutamenya ibizaba. Reka turebe ubusobanuro bwa kane. Kurota imvura irimo umuyaga mwinshi bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'umugisha, ariko uwo mugisha ufite ibibazo, ufite akajagari, ufite imvururu cyangwa se umuvurungano. So rero Imana ikurinda umugisha, ko Bibiliya iravuga ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro wongeraho. So rero uba ushobora kuba ugiye kwinjira mu gihe nk'icyo, Imana ikikurinde. Gatore ubusobanuro bwa gatanu. Ushobora kurota ukarota imvura irimo igutwara, imvura ikagutwara. Ukwiye gusenga cyane, biba bivuze ko bisobanura ibintu bibiri kandi bibi bikomeye. Icya mbere, ushobora gusobanura ko ugiye kwinjira mu gihe ubwabyo utakigenga, ibibazo ubwabyo bigiye kugusaza, ugiye guhinduka nk'umusazi, cyangwa se ushobora no gusara. Icya kabiri, bishobora no gusobanura urupfu. Niba rero wararose imvura, ukarota imvura irimo kugutembana, ni byiza ko usenga cyane kugira ngo Imana igukize uwo mwaka. Ushobora kurota imvura ariko ukarota imvura wenda irimo kugufasha gute rero? Urose imvura, urose nyine ikuguyeho, ariko ukumva wabishakaga, ukumva uguwe neza, nyine ukabona imvura nyine iragufashije, ikuguyeho, swate wenda igukuyeho imyanda yari kuriho, nyine imvura nyine igufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo bintu biba bisobanura nk'ikintu cya purification, biba ari ukwezwa mu buryo bw'umwuka, cyangwa se kwezwa mu buryo mu gukira ibyaha. Ushobora kurota imvura ukarota wenda wari ufite ubushyuhe bwinshi, ukabona imvura iraguye, bwa bushyuhe bwose buragiye, habaye igihe cyiza. Ni ukuvuga ngo urose imvura igukiza ubushyuhe. Mu yandi magambo, biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'ihumure, cyangwa se ugiye kwinjira mu gihe cyo koroherezwa no kugubwa neza. Turebe ubusobanuro bwa munane. Kurota imvura iguteza ubwoba. Wigeze urota imvura, urota imvura iguteza ubwoba, ukabona nyine imvura yaguka, ufite ubwoba muri wowe, biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo guhangayika, ndetse no kwinjira mu gihe cy'impungenge zikabije. Kurota imvura igwa gahoro gake gake, cyangwa se gahoro gahoro, bisobanura yuko hari iterambere rito kandi ririmo kugenda buhoro. Uvuga ngo iterambere ryawe riba ari rito. Ikindi cya kabiri, biba bivuze ko biba bisobanura ko kandi iterambere ryawe mu buryo bw'umwuka ririmo kugenda gake cyangwa se buhoro, kandi no mu buryo bw'umubiri ko riri kugenda gake cyangwa buhoro. Niyo mpamvu tugira igihe cyo gusenga kugira ngo Imana igire ibyo ikora, Imana igire ibyo ihindura. Iterambere ryawe Imana iritera inkunga, iterambere ryawe Imana irishyigikire, iterambere ryawe Imana irihe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero Imana y'amahoro ikomeze igushyigikire mu mbaraga z'umwuka wera. Kuvuga ngo iterambere ryawe riba ririmo kugenda gake gake. So rero niyo mpamvu tugira igihe cyo gusenga kugira ngo Imana yihutishe ibintu. Nta mpamvu yo kugira ngo ugende wikurura, cyangwa se ibintu byawe bigende bikururuka. Tuba dukwiye gusenga kugira ngo ibintu byawe byihute kandi ubiboneshe amaso yawe mu izina rya Yesu. Munyemere turebe ubusobanuro bwa 10. Kurota imvura igwa vuba vuba, cyangwa se igwa vuba, ukabona imvura iraguye vuba vuba, ukabona imvura isigwa byihuse vuba vuba, kandi ukabona igwa mu buryo butunguranye. Biba bivuze ko ugiye kugira impinduka zihuse kandi zitunguranye. Haba hari impinduka zigiye kuza mu buzima bwawe zihuse kandi zitunguranye. So kurota imvura, ushobora kurota imvura
ariko yamvura karota yamvura iguye ahantu, so abantu ukabona bari guhunga bibindutse nk'ibintu by'imvururu, bari guhunga bari kugira bari kuyihunga bari kugira gute, abanura bagira bate, nyine ukabona barimo guhunga. Sinzi niba icyo kintu ucyumva neza, ukarota abantu barimo barahunga, so umuntu arimo arahunga abandi bari kwanura, nawe nyine ukabona imvura iraguye ariko havutsemo ikintu utamenya cy'umuvurungano. Mbese ukarota imvura irimo imvururu. Biba bisobanura iki? Biba bisobanura ko hagiye kuboneka ikibazo kigiye kuzateza akajagari, imvururu ndetse n'umuvurungano. Kurota imvura ariko ukarota yagwa, ukabona nyine bitanze amahoro, ukabona nyine abantu benshi barimo kwishima, abantu biba bivuze ko Imana igiye gutanga igihe cy'ihumure ndetse n'amahoro. Kurota imvura irimo kugwa mu misozi biba bisobanura ko hari challenge igiye kubaho. Challenge, so ni nk'ikibazo. Ubundi challenge biba bivuze ko ni inzitizi, ni ikigeragezo, cyangwa se ni nk'ingorane umuntu aba agiye guhangana nazo. Kuvuga ngo kurota imvura irimo kugwa mu misozi ntabwo ari byiza. Biba bisobanura ko hari challenge zigiye kubaho, hari ikibazo, hari inzitizi zigiye kubaho mu buzima bwawe, ku buryo Imana y'amahoro yagukiza. Kurota imvura irimo kugwa mu misozi ni ikintu uba ukwiye gusengera cyane. Rero biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu buzima bwuzuye ibibazo ndetse n'ibigeragezo. Rero ukwiye gusenga cyane kugira ngo Imana igutabare. Kurota imvura irimo kugwa mu kibaya biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu buzima butuje, ni calm life, ni ubuzima butuje. Ugiye kwinjira mu buzima bwuzuye ituze, ubuzima bwuzuye amahoro, ubuzima butarangwa n'imivurungano cyangwa se guhangayika. Nyine ni ubuzima bwuzuye ituze n'umutekano. Niba urose ukabirota muri ubwo buryo, menya ko ariyo message Imana iguhaye. Katore ubusobanuro bwa 15 guhera tugere ku musozo. Ushobora kurota imvura igufungirana, tuvuge washaka gusohoka washaka kugenda ariko ukabona imvura neza ikubujije kugenda ahantu wajyaga, iragufungiranye, itumye nyine hari ibintu byawe byangirika. Biba bivuze ko ugiye kwinjira mu gihe cy'imbogamizi, cyangwa se kugiye kwinjira mu gihe cyo guhura n'amabwiriza akakaye, cyangwa se kugiye kwinjira mu gihe kikubuza uburenganzira bwawe bw'ikintu runaka. Niyo mpamvu kurota imvura igufungirana wenda mu buzima bubi. Ibyo rero bigatandukana 16, kurota imvura igufungurira inzira. Ukarota nyine nk'ahantu hari hagoye ariko imvura yagwa ukabona hari nk'ibintu bivuyeho. Biba bivuze ko hari amahirwe, hari opportunity, hari umugisha, hari amahirwe mashya agiye kwinjira mu buzima bwawe, hari umuryango uba ugiye gufunguka mu mibereho yawe. Kurota imvura irimo gucika, kurota imvura irimo gucika bisobanura ko hagiye kubaho impinduka, habagiye kubaho impinduka runaka. So haba hari impinduka runaka ibigiye kuba. Kurota imvura irimo gucika, irimo kurangira muri ubwo buryo, biba bisobanura ko hari impinduka zigiye kubaho. Mureke turebe ubusobanuro bwa 18 kugira ngo tugere ku musozo. Ushobora kurota imvura irimo kugaruka, ukarota imvura nyine yari yagiye, cyangwa se aho hantu yari itarimo kugwa, cyangwa se yari haguye gake, ariko ukarota imvura irimo kugaruka nanone kugira ngo ihagwe. Ko murabiza ukuntu imvura igwa ukayibona ngo hakujya hari, ukabona iri kugenda iza kugeza igihe. So kurota rero imvura irimo kugaruka, kuvuga ngo biba bivuze ko haba hari return igiye kubaho, haba hari uguhindukira kw'ibintu bigiye kubaho.
umugisha cyangwa se ibibazo. N'urugero biba bivuze ko hari ikibazo runaka wahuye nacyo nanone kigisa naho kigiye kwisubira, cyangwa se bikavuga ko hari umugisha runaka wahuye nawe ugiye kongera kugaruka, cyangwa se wenda na opportunity y'akazi wari wahuye nako ukavamo, bivuze ko ugiye kugasubiramo, cyangwa se hari amahirwe runaka, hari opportunity, nyine hari ikintu runaka kigiye kugaruka, cyangwa se bikavuga ko hari ikibazo runaka uvuyemo nanone kigiye kongera kwisubira cyangwa se kwirepeta. So rero munyemerere tugere ku musozo, turebe ubusobanuro bwa 20 kugira ngo tugere ku musozo. Wigeze se urota ukarota imvura irangiye amahoro, yaguye iragwa irongera iragwa irongera iriyongeza iragwa kweri kweri, ariko kubw'amahirwe y'Imana, kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo, wajya kubona ukabona ya mvura irangiye amahoro. Bivuze iki rero? Bivuze ko Imana igiye kuzatanga igisubizo kizima. Imana igiye kuzatanga igisubizo, ni ukuvuga ngo haba hari ikibazo kigiye kuzakemura, ni ukuvuga ngo imvura ibonye amahoro, haba hari, ni ukuvuga ngo hari umuti w'ikibazo. Inzira zose uri gucamo, ibigeragezo byose uri gucamo, biba bisobanura ko hari umuti w'icyo kibazo. Niba wari urimo kugeragezwa ukabona imvura iraguye kandi irangiye amahoro, ntabyo isenye, ntabyo yangishe, ntabyo igize gute, ubwo biba bisobanura ko Imana irimo kukubwira ngo nubwo urimo kubabazwa, nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu ntambara, ariko ikibazo cyawe kigiye kubonerwa umuti. Imana ibahe umugisha rero mwe mwari mudukurikiranye, mbararikira gukurikirana igice cyawo cya 3 cyo kurota imvura. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho, ndabakunda. Shalom.